Tukiri mu makuru afite ahuriye n'umuryango ariko nanone n'imibereho, hari bamwe mu bana babyariye mu muhanda bavuga ko babayeho nabi cyane, bakaba basaba ko bafashwa bakava muri uyu muhanda bakabona aho gutura n'abana babo. Ku ruhande rw'umuryango uharanira uburenganzira bw'abana Umwana ku Isonga, usanga Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango bagakwiye kongera imbaraga mu gukemura iki kibazo. Ibindi kuri iyi nkuru na Emeline Mbabazi. Ni abana b'abakobwa baba mu muhanda tutifuje ko imyirondoro yabo n'iy'abana babo bijya hanze kubw'umutekano wabo. Aba babyaye ari bato ndetse babyarira mu muhanda. Umwe muri bo afite imyaka 16 naho undi afite imyaka 18. Aba baravuga ko babaye mu buzima butari bwiza ndetse n'abana babo dore ko barara hanze nk'uko babyivugira. Yamfashe ku ngufu nari nabyanze amezi 5. Tubana ngaha musasirikare takaryama nanjye nkaryama. Nana mituweli mfite umwaka n'amezi 3. Tubana muri ubu buzima twese turara hano, bamwe bakarara aya ntago tujya tubakingiza nta n'umuyobozi bijya budufasha twebwe. Aba bana barasaba ko bagira icyo bafashwa bakavanwa mu muhanda bakabona aho gutura ndetse n'abana babo. Giye cyifuzo mfite nuko nabona aho nicara n'umwana wanjye, abona aho nurije n'umwana wanjye gusa nkamutunga nk'uko umwana bishaka. Nuko kuvana umwana hanze nkajya mu nzu nkashaka n'umurimo wo gukora nkamukorera. Ku ruhande rw'umuryango uharanira uburenganzira bw'abana Umwana ku Isonga, usanga hakwiye kongerwa imbaraga mu gukemura iki kibazo kuko ngo iki ngiki ari ikibazo gikomeye cyane. Nyuma rero inzego zikwiye kuba zibirebaho ni nyinshi. Minisiteri ubwayo ishinzwe uburinganire n'iterambere ry'umuryango, hari inzego z'ibanze ariko cyane bihereye ku nzego z'umujyi wa Kigali ko bavuye gutekereza ku ngamba zirambye zituma ikibazo gikemuka niba dushaka ko igihugu cyacu kirushaho kugira isura nziza mu bijyanye no kwita ku bantu. Ikindi hakongerwa budget cyangwa se ingengo y'imari igaragara ko niba umuryango ufite ikibazo n'ubundi kizakemurwa ariko habonetse ubushobozi bwo kugikemura. Ubushobozi rero bivuze ubushobozi bw'amafaranga butuma abo bantu tumenya baregeranywa, bakusanyirizwa ahantu, bahabwa ibyo kwifashisha, ubundi se banigishwe. Ariko nanone izindi imbaraga nyinshi zikirwa mu kwigisha umuryango nyarwanda, kuko abo bantu bose ntawe uvuka ku giti, bavuka ku bantu. Usanga uwo mugore uryamanye n'uwo mwana muri ruhurura, byose hari umugabo wamuteye. Uwo mugabo we aryamye cyangwa ibyo bimeze bite. Ni ukuvuga ngo icyo kintu kitabasha gusobanuka, ibibazo turi kubona bizagenda byiyongera binikuba inshuro nyinshi. Dukeneye rero ko n'abandi bashyira imbaraga muri urwo rugamba kugira ngo ikibazo kizakemuke. Ariko cyane aho bitoroshye ni muri Minisiteri ifite uburinganire n'iterambere ry'umuryango, ni mu mujyi wa Kigali, muri service sociale cyangwa protection sociale y'umujyi wa Kigali, kwigira ukuntu itekereza kuri ibyo bibazo turi kuvuga. Social protection system y'u Rwanda ikeneye kongerwamo imbaraga, ni icyo gisubizo njye ntabwo. Iki ni ikibazo kimaze igihe kitari gito kigaragara, akaba ari impamvu akwiye gushyirwamo imbaraga ngo kibashe gukemuka, abana bose babashe kubaho mu muryango kandi babeho batekanye. Emeline Mbabazi, Radio TV 10.